wigeze kuba uri muri kiriya kigeto uziko asigaye ni borosa nanireba mbere yo ntabwo kwiborosereza hanze uborosa ariko Imana ihindura amateka nibwo bwa mbere mu buzima kubayeho cyane nigeze njya mu kuvuga ubutumwa mu gihugu kimwe bandaye banamwubitana n'igitanda cya dani yeberwa ku mutwe no ku maguru tubata Imana nyobora hari usanga kavuga ati mishuri uko aryama acuramye bose bingana ni gucana bati Disi ni imvune ni danje ese nagakikazi kagutunguye mu nzu ya kandi ari inzu wiyubakiye ni umuziki uri mu matara Imana yo muri bikomere ikiri cyanejeje n'amakara noneho Mana we dusigana ikigeragezo cyo kuyakoropa madamu biramucaga twayakoropa agahinduka umweru ubu ufite randevu yo kubagwa ryari kuwa mbere hazamo kanseri no twumva amagufwa yatangiye kumungwa niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi nkuko muri kubireba ndi kumwe na Pasiteri Inzahuke. Iryo jambo rirakomeye cyane aza kutubwira ryaturutse yitwa Pasiteri Inzahuke Theogene cyangwa niyo nzima niyo nshuti. Ase ni gute nibagirwa izina rya Pasiteri ariko buri ikaze ni Inzahuke. Ikaze ni Inzahuke Pasiteri Theogene Inzahuke ndabyemera rwose. Tuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane turishimye. Umeze gute se? Ndabyibuka derukana hano kera hano muri jaride ariko Imana irabishimye ko uyu munsi tuyigarukamo mu nkuru y'umunsi yanjye. Inkuru yacu uyu munsi ni inkuru ya Pasiteri Theogene Inzahuke. Amen. Warazahutse se? Narazahutse ndabyemera ko nari inzahari Kristo akanzahora. Ari atababyemera babihisha cyangwa iki ariko nge nari inzahari Kristo aranzahora kandi kunzahora gukomeye n'amahoro yo mu mutima yampaye teka ryose muraseka nubwo ari imvune z'iyi mihanda tu. Ubuse mu by'ukuri tuvuge ko amahoro mu mutima yafite kuva imyaka n'imyaniko. Nyabonye ejo bundi 2003 ubwo nakiraga Yesu. Yego. Nabundi twe twarababaye twarashiriyemo twirasa bya danje. Kwirasa urabizi ntabyo nzi ntizamvune tu. Ariko turashimira Kristo watuvunjiye ahari agahinda n'imibabaro akahuzuza amahoro. Amahoro ni amahoro ntabona uko nkubwira. Amahoro atava ko umuntu afite menshi kuri beka, amahoro atava ko umuntu yubatse inzu nyinshi, amahoro atava yuko ari amashuri cyangwa imiryango kuko ari n'ababifite babuze amahoro, ahubwo ni amahoro aturuka ku kwiringira Imana, Imana ikakubera ibyiringiro. Iyo wiringiye Imana ikakubera ibyiringiro igenda ikubera inkomezi. Iyo kubona kwase ibibazo afite ko tubizi kari hafi gutoragura amashashi ko twakabibonye ngiki gituma nezerewe nta handi biva rero twaramumenye ni muri Yesu Kristo. Ni muri Yesu Kristo. Pastor ufite ubuhamya bukomeye cyane harimo ubuhamya bw'uko wabaye umwana wo mu muhanda mayibobo, ubuhamya bw'uko wabaye imfubyi, ubuhamya bw'uko jenoside gutwaye abantu benshi, ufite ubuhamya bw'ingeri zitandukanye, ubuhamya bw'ubukene. Ibyo byose navuga ngo ni ibintu byagiye bikujyaho byose kandi bikakugeraho icyarimwe. Ibyo ngibyo abantu benshi barabizi ariko ntabwo tuzi uburyo wabuze amahoro mu mutima muri icyo gihe. Utubwira ko uheruka kubura amahoro mu mutima ngo 2023 niko tubwiye. Wari umeze gute mu mutima? Wari umeze gute ubura amahoro mu mutima? Bundi amahoro
biramutse ari ikinini cyavura indwara yitwa agahinda sinzi niba ubyumvise amahoro aramutse ari ikinini ari umuti ari serumu ari umuti batera mu rushinge yabavura indwara yitwa agahinda kandi cyantangaje ndagira nkubwire ko nta muganga ubaho wapima agahinda k'umuntu hari ibitaro bya Faisal hari iby'Ikanombe iyo bakunaniwe hari n'amaprive yitirirwa amazina y'abadogiteri cyangwa bakakwereza mu Buhinde mu Bushinwa ukuma nk'umuntu bamwereje hana hari ibindi bikoresho birenze ariko n'abadukurikirana abize ubuganga nabo reka tubabaze hari umuganga washyira igipimo hano agakuramo akazunguza ngo none ufite agahinda gapima 39 hari wabona uretse Kristo wenyine ni umenya uburemere bw'agahinda umuntu afite ajya gutangaza akavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure yari bizi ko ari abarebare barushye yari bizi ko ari abagufi barushye yari bizi ko ari abakire barushye yari bizi ko ari abakene barushye niyo mpamvu ngo yavuze ngo yemwe abarushye n'abare mwese muze musange mbaruhure muri abo Kristo yaruhuye rero nanjye ndimo atarakuruhura rero wari umeze gute mu mutima wararaga urira amajoro yabaga maremare umunsi ntabwo wajyaga wira byari bimeze gute muri wowe niki utajya wibagirwa ni urumva agahinda kakwishe ushaka ibiko cyangwa se byatuma ko gahinda gashira hari uzabona bafata ibikoresho ibiyobyabwenge akibimvisha ari cyo cyatuma ako gahinda kashira hari ugenda ukabona agiye mu muziki ukona ebana bafure azimariyemo ku buryo nawe ubwawe wamuhunga wenda no kurya bireke ariko abafite ikigoma hariya kimusekuriramo ukuntu tu bese ibintu bigenda bimuyobyamo gake gake muri we rero nanjye agahinda karanyishe kugera mu rwego ngira n'umubabaro murabyumva hamwe mbona ikintu cyose mva ko nta kintu cyiza kibaho ikintu cyiza kibaho nicyo gikoresho ganja ugafata ganja ugafata icyo kunywa ukumva yuko ari cyo kintu cyatuma wigira amahoro muri wewe ariko nasomye birambwa ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga aho hose nashakiraga amahoro iyo afashe icyo gikoresho ko kujya mu yindi si ariko iyo kigushije mugaruka ukiri wa wundi wagifashe ntago ugaruka wahindutse ugaruka uri wa wundi ko wagifashe mbere ni kugaruka umeze ariko Kristo yagezemo ahinduka icyaremwe gishya icyambera gukorera agera mu ndiba y'umutima hahandi muganga atagera akabwira abantu ngo agahinda ni kaburambara ntuberwe urimaka ugashyira akadomo hano ugakubita hano ugafunga shinya imwe indi hano kukanga ugakanyarara kubera nishinya harya nishinyo kanga akagahinda kadatinya kwambaye ikoti na karuvati gahinda karaguherekeza kakawugeza ku rusengero ariko icyo nakemerera ntikinjira mu rusengero kakurindira mu muryango w'urusengero ugasirimba agahinda kakurate sirimba vuba dutahe nitwa agahinda ibyaguteye agahinda ntaho byagiye ahubwo Kristo araza akakwigisha uko ubana nako kuko uduhinda twose nidukira hari uduhinda watejwe n'umugabo agukubita ndetse kugukubita agakizwa cyangwa akumva amabwiriza NIBA ikamuhugura agahugurika akamenya uko akwiriye kubaka urugo rwe ako gahinda karashira akongera akitwa shera akongera akitwa papa w'abana ariko akagahinda duterwa n'amateka ya jenoside ko nta gahinda umuntu abana nako ahubwo kuwakijijwe umwuka wera araza akagatsikamira akakwigisha uko ubana nako bivuze ngo uracyagafite rero Kristo yatwigishije ko tubana nako nk'umwana wanjye ejo bundi umwana wanjye w'imfura twicaye muri saleta ambwira ngo ariko papa ngo papa wawe abahe noze ubwo ndamusuka kandi nzi ko nagakize uri muri none wongeye gukomeretswa n'umwana wanjye nabyaye ufite 12 kandi biransaba ko musobanurira nimubwira ngo yarapfuye arambaza icyamwishe biransaba ko mubwira ko yishwe yambwira abantu turi kuganira njye ababyeyi banje cyangwa abacu bapfuye muri jenoside barishwe ntago bapfuye none njya gusobanurira umwana wanjye ndamubwira ko yishwe n'iki musobanurire kandi uwo ni umwana wanjye w'imfura inyuma hasigaye abandi 3 nabo niteguye ko bazabimbaza ubwo se karajya ni ukwibanira nako nyine nk'icyo gihe yakubaje nk'icyo kintu
umutima uhita kagenda kahita kabyuka urumva icyambere ikintu nahise ntekereza ngo ubuyo imbugira data abazi sogokuru sekuru wenda yagiye no kwishira bamwigisha amasano y'abantu noneho yibaza impamvu sekuru bamwigishije kuwe kuki atamufite niko kuze twicaye muri salande ngo ariko dadi weho dadi wawe abaye subwo musubize gutya wamusubije namubwiye nyine yarishwe nyine uramutigerije umubwiza ukuri umwana ukamusobanurira nese icyo gice umubwira gutyo urumva ni ikintu kiremereye cyane ndakubwiye reka mbwire je niba ari ikintu cyambabaje nukumva umwana wanjye ambaza gutyo ko byongeye gutuma nekereza byinshi ndeba ngifite ababyeyi banje ko bari bamfashe ubuzima nari mbayemo none mpita ndeba rero iyo aba hari uburyo yakaba yafasha kuzukuruke ndagira icyo kintu cyumve ko yaba urukundo yahaye umwana we ibaze kuruhereza umwuzukuru rwari ko n'undi umwana we wifura urumva rwari nene wari ako kana kambajije nakuzukuru ke nako kifura ndagira ngo wumve ejo bundi nigeze sangira n'abana bo ku muhanda mu rugo ejo bundi kuri Noheli na Bonane sejera warubizi ko Noheli na Bonane byabaye ndi mu cyaki geto kigeto cyadanje umwana yamaye cyamaze kuzuza mana ndagushimye izina ry'iteka rihabwe naricaye rero ndavuga ati ki ariyo Noheli na Bonane nge na madamu wanjye ibaye turi mu nzu yacu dushima Imana gute kwera ndavuga se turahamagara abakire badufashije kubaka ko n'abakire batwubakiye turabahamagara baze dukate gato twishime sanga atari ko nkwiriye gushima Imana sanjyana bara n'undi basanzwe barya tavati ngiye kugaburira abaji twibaniraga imihanda batazi Noheli na Bonane Gerard mwana hari abantu batazi ko Noheli ibaho batazi ko Bonane ibaho iminsi yose bashakira imodoka abakobwa bagogose urahazi babyariye ku muhanda n'abapakira babyariye kuba bahari tubibere mu mikakaro ya danje ninjye ushobora kwa ati mujye muri bisi mbajyana na babyemera ariko bahitavuga ati uyu nguyu watujyanye ariko nge ndabwira ati bajyanye nko kuririmba bakatavuga teba nini ya niga yacu tu rero baza mu rugo nsangira nabo ndanezerwa mamagara shangazi ufite mushiki wa papa wasigaye amati ngwino afite igikorwa mu rugo cyo gusangira n'ababaye n'abaturage banye ndababwira duturanye muze mufashe abantu bageze kuri 500 kubaka amahema mbakubitiramo ibigoma bashakira ubuzima ya DJ ati kubitari kuko bari abana ntago habaye ibyo kurya utabashiremo ingoma ntago byavana tumubyine dusoreza kuri ndivuga ngo itsinzi bana burwa iriya ndirimbo nta badayimoni igira rero icyo ashatse kuvuga ahangaha shangazi byaramurenze arahagara ari kuvuga ijambo aravuga ngo menye neza ko umuryango wacu utazi ntago wazimye aravuga ati aba bana mbona hano sogokuru uyu mwana ari we data musaza wanje ari we se uko bari bateye n'umuhungu wanje ni kwameze rero urumva nezezwa no kuba afite shangazi ariko na musaza wari we data ntabahari iryo jambo ari kuvuga ni data wakaba ari kugira gute ari kurivuga hako nyine nizamvune nta kundi nyine urabyakira umwuka yarakagukomeza nta kundi gukomera rero nugugerageza uko ushoboye ukaba umugabo ukavuga ngo reka mbe umugabo nutse ikivi ibyo data umunyamakuru mwegeza ambaza ngo urukundo ugira ngo nuko uri umurokore nuko uri umupasiteri namwe ati hoya abapasiteri bose siko bakora nk'ibyo nkora abarokore bose siko bagira urukundo nk'urwo ngira kandi kwa batabikora nta cyaba bakoze nge nibyo nose mu mashereka nuko data bari bazi nkureje Honest na Nireberi nabona ababyeyi banjye baramuza bari muri uyu mujyi hari amateka n'ejo ndi hari impapuro ndimo shaka mu rugo mu cyaro umuntu wari uri mufasha kuzireba arambwira ngo sogokuru ngo yigeze asohoka mu kanyamakuru bitaga ngo Maria Shuri nk'umuntu wa mbere wadoderaga
abanyeshuri sogokuru ngo yari umutera 5 ku ikabutura ngo yari umusitari ibaze 5 umuntu wari ufite icyarahani wasohotse mu kinyamakuru cyitwa ngo Mariya Shuri urumva rero mu rugo ntabwo mwe murishi dufite amateka rero ngo vie wanjye ari mu shoferi undi mugone babana twahuye arambwira ngo we papa wanjye ngo niwe wafashe autorisation ya mbere ya transport ya minibus ingitwarira abantu amwe ngo icyo gihe bayifatiraga mu post ngo rero ngo umugabo nawe niwe wafashe ya kabiri none rero umwuzukuru wabo Theogene nawe mu pastor wari imbobo none yabaye pastor wa mbere wari imbobo akaba pastor na amateka Imana igenda ihindura amateka ibyo byose ni iby'umwuka wera dukorera akaza tsikamira bya bikomera tuvuga ngo Mana aho bayegereje ukora tubaye tugushimiye ariko nubwo ibyo Yesu yabikoze nubwo yangire gutya kama umuryango nubwo yangire gutya kama abana akama ibyo kurya nkambasha no gusangira n'abandi ntibikuraho ko nitwa iki imfubyi komera cyane igikomere cyo kwibanda na cyo rero niyo mpamvu Imana iduhumuriza ikavuga ngo ni njye se w'imfubyi kuki itavuze ngo ni njye se wa Theogene ikongeraho imfubyi irabizigire ko nuko bimeze rero tubigenza gutegera umumbyaye kane nta muntu urampemba n'uwampembye yaje kumpemba kubera ubuhamya yumvishe ariko si papa ntago ari papa nawe urankunda cyane nunkunda ndabizi ko nkunda no mu rugo harahageze ariko ntabwo uri garafurere nuko nyine kubera cyane ni wo muntu wanyinjije muri studio ya Radio Rwanda bwa mbere no kuri televiziyo barambwira ngo tukubonye ku makuru ya televiziyo Rwanda cya kiganiro bakita zooming sinarinzi cyari urumva rero urumva nubwo nkunda ariko nturi garafurere nturi data wacu Rusine yarigende urumva rero hari ibintu umuntu yiga uko umuntu abana nabyo kwiga kubana nabyo rero ni ukugerageza kuba umugabo kuba intwari ubutangiye urugamba n'ukwiyemeza Pastor Theogene ni nkahe ubona harimo icyuho kinini cyane iyo ubonye ko uti iyo papa aba hari iyo mama aba hari ntabwo uyu munsi mba mbayeho gutya cyangwa ntabwo mba narahuye na kino kintu cyangwa mba narabikoze gutya iyo mbafite data iyo mbafite mama cyambere nagiye mbona amahirwe menshi ariko sinamenya kuyakoresha nk'ubu nge namenye imodokari kera 9 nari ndi umushoferi ntwari imodokari mu muhanda ariko ayo mahirwe sinayakoresheje ariko ngira ababyeyi bari kumbwira ati mwana wanjye twagiye tubura abatuganiriza ndabyibuka umuntu afata nk'ibihumbi 500 uzi senkisa y'9 yari menshi muri nk'abantu mwe senkisa miliyoni 2 mu kazi byinira tugahera mu mijina tukamanuka Sodoma tugakata Cosmos Matimba ibihumbi 500 miliyoni 2 mukajya mwimukutubara amafaranga wabaguye kuye ko urumva hari periode nabayemo y'ubudori cyo bita gucuruza amazutu fraude ya mazutu 9 5 9 6 9 7 none rero twa tuzi ko ifaranga rizahora urumva biribana n'imishinga ubwo urumva imodoka z'amahonije niki zagendaga zigabanuka n'ibinamba by'amagari babatangiye kubifunga nisanga mu rugunga rero rishize ifaranga urumva 9 none ndakakara byadanje ubwo rero icyo gihe iyo nza kugira ababyeyi baba baraduhaye uburere mba narize sinize mbabazwa no kuba ntarize babize dukwana ikiganiro ejo bundi kuri Radio Rwanda wa mu system France avuga biga byose nta nakimwe numvaga ariko ngirwanaho nk'umwana w'Ijose kabeje uko za gusubiza urumva ni zambune bana harije bagera mu rugo bakasinikira ibifaransa akajya nijijisha ariko urumva ni icyongereza ariko urumva ngira ababyeyi banarize sinize mu bintu bimbabaza nukuba ntarize niyo mpamvu nanjye ngwana uko nshoboye nkavuga ngo amashuri ntize byibuze umwana w'umunyarwanda yige ubu mfite 16 ndihira za secondaire amen Imana ishimwe ntabwo ari buri wese ukora icyo kintu icyo ubonye umwana kuzaniye icyo bita homework cyangwa devoir umukoro wo mu rugo
ubigenza gute arabizi nawe ntiyawuma uhereza amameri awuhereza mama rero ubwo yawuma ngamenya ibyo reka sinabisoma byavamo icyakoze ashaka uburyo mbashakira ngo coaching niko babyita harya ako mana ishimwe n'abana banjye biga coaching niba ari ikintu kineze uyu mwaka nibwo abana banjye bambaye imyenda ya prive imyenda ya prive basigaye biga muri prive niba ari ikintu cyanejeje nuko abona bambaye imyenda ya siporo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ngo bakagira indi bambara ya siporo komana ndagusha mu bintu bijya binezeza ibintu byose bimbera ubuhamya akuzi kubura ibihumbi 7 by'amafaranga y'ishuri biga kuri Katolike Gasyata shimira umuyobozi w'ikigo kuba atarirukanya abana banjye naraburaga minerval 7,000 yarambe yorabata abantu ba pasteur mubareke hari igihe yibereyemo Imana izamugirira neza bakiga igihe nyabona akaba ari bwo nyatanga akimana ingirira neza nta kintu cyaneje no kunajyaga kunjya kubatora ku ishuri bakiga aho ngaho kuri Katolike ko ni urumva Imana yamaye turinye tw'uduceri kazi ko Imana igitanga ari yamaye kuduceri mbimuye ngomba jane muri prive nk'abandi nabo bajya batwarwa n'ikibisi nk'abandi barambwira ngo ntago babakira hagati mu mwaka urumva rero nkajya njya kubakura ku ishuri n'imodoka ubundi basohokaga biruka 100 metre uzabana biga primaire zirazareta ebana asohoka kinamara rero baso uko yabyemeye n'abana babimenya naparikaga hariya mbategereje kwana nyine barasohoka abana ba pasteur ndaribuka ko bajyaga baguruka nanjye ndi kubacona karuvati iri kwigana zikona pasteur na karuvati kwigana bati mutasha mujye mu rugo shosho karuvati kwigana uzi gutega igare uri pasteur na karuvati none nanjye njya kubatora nkabageza mu rugo man ishimwe ayi bayigereje kora sabe n'umugisha bagize uruhare rwose kugira ngo ubuzima bwaturutse he ubwo bushobozi bwaturutse he ni Imana yakoresheje abantu mu gukoresha abantu pasteur mu makuru ufite nuko inzu yamaze kuzura imeze gute niki kidasanzwe mperuka itaruzura fungure ya miryango nayise sanzure reka mbikubira aho ngaho kuko kuyita inzu ntibikunda kuyita kigetu ntibikunda kuyita kavumo ntibyakereka ari uruvumo nayise sanzure isanzure ubundi ikintu cyose ubonye cyangwa ubonye kivuye ku Mana nta bwesikonoka nta manyanga nta ukwiriye kucyita izina ngenda muri karina abantu banguri simbazi urumva begeranyije miliyoni 7 bazishyira kuri konte kuri beka bamamagara n'abantu barambwira ngo barangunda banguriye imodoka ngo ni groupe y'abantu benshi iyo karina nayise vewiti mu rwego rwo kwica iki abazimigini nubwo ridapfa ariko rikaba rizezeye ubu rirangije yego hari ibintu Imana idukorera reka nkurememo ibyiringiro mwene data icyo usabwa ni ukubaha Imana ukarindira Imana ugategereza Imana nayo igihe cy'Imana iyo kigeze Imana isoza umugambi wawe umunsi wa mbere wimbukira mu isanzure byari bimeze gute umunsi wa mbere urumva umuntu ararana n'akananiro tushima Imana bikakureba urumva ariko naraye muri lavabo nkuko nabisezeje Imana nakiri bakitaravabo harya ndabyibuka cyakiravabo warabimbwiye musi wakibonye icyo gingo zakirara ikindi cyango nesibetse gatoye wakirayemo by'ukuri narayemo bati Mana azi system yo kogera mu ibase orayize ubundi cyane wigeze ukakara pastor nanjye uzanganiriza nzagutumire kuri channel nzo uzanganiriza uzantumire kuri channel uzi system yo gukarabira mu ibase zibira bipangu biba birimo imiryango 5-6 kodeshwa nta madushe zigira ziriyanzo rero buri muntu akarabira imbere y'umuryango urumva rero gukaraba imbere y'umuryango ntibyava mu cyo kuba ukaraba amaguru gusa icyo bita passport rero iyo ukumbuye gukaraba umubiri wose nukarabira muri sala amazi akameneka hehe kunuze kugikuta nyirinza leta kwirukanira n'ingira buri kuryangiza utera medite mu nzu ubwo rero utereka ibasi imbere y'akameza
ugahagararamo ugafata isafuriya nini utekamo ibishyimbo ko niyo nini uba ufite murabyumva rero ukahita usukamo amazi ugatereka kuri ka kameza rero kwa kuntu uhagaze mu ibase wisiga isabune ukajya udahisha amazi mu gikombe muri ya safuriya warangiza ukisuka akamanukira mu ibase wamara gukaraba ukayamena hanze iyo ni ari sisiteme yo gukaraba none nibaze kuba uri muri kiriya kigeto uzi ko asigaye niborosa nanireba mbere yo ntabwo kwiborosereza hanze uborosa ariko Imana ihindura amateka nibwo bwa mbere mu buzima kubaho nigeze njya kuvuga ubutumwa mu gihugu kimwe banamwubitana n'igitanda cya dani yoberwa ku mutwe no ku maguru tubata Imana nyobora hari igihe usanga ukavuga ati mishuri uko aryama acuramye bose bingana ni gutya ko bati Disi ni imvune ni danje ese nagaki kandi kagutunguye mu nzu ya kandi ari inzu wiyubakiye ni umuziki uri mu matara uyu mubyeyi akorera mu mujyi abagura amatara muri kubaka muzambwire mbahere harimo amatara arimo umuziki none abana banjye tukiyimukiramo bahoraga barara barimo bumva ikigoma nese ucana amatara umuziki ukavuga ucana amatara umuziki ukavuga ucana itara hari ukuntu bihuza na telefoni indirimbo wakumviye muri telefoni zikaza ziri kuvugira hariya bluetooth Imana yo muri bikomere ikiri cyanejeje n'amakara Mushumba Masengo wo muri Foursquare musabiye umugisha nagiye kwigishayo amamakaro ndayasasa mu nzu hose noneho Mana we dusigana ikigeragezo cyo kuyakoropa madamu biramucaga twayakoropa agahinduka umweru gisima bitarashiramo ibintu byose ni ibigeragezo sinzi ko nabikubwira urumva none abafundi nabo barambwira ngo amakaro ninyasubizeyo ngo bampa amafaranga nakuvuga ko Yesu yagihereye amakaro ndasubizeyo ngo bamvungire afundi uvuga ko utazashobora amakaro kuyashiramo se hari ibyo wasengera n'ibyo utasengera ntabwo wajya gusengera amakaro uri mu nzu y'icyumba na sa nyine bumvaga yuko asagutse ngo yaba apfuye ubusa munyasubize kuri kenkayori bamemo amafaranga bari ngo barabikora agenda bakakugabanyiriza bakayakugurira bakaguha amafaranga nawe ati aya makara yavuye kuri Yesu muyasase muri jaride mukoremo design y'amakara mbese ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride mu rwego rwo kuzengereza abadayimoni ngewe nzajya hari umuntu duherutse kumbwira ngo nukajya utanga ubuhamya ku rwego ugezemo si urwo gutanga ubuhamya ndamubwira ati igihe nari nambaye ubusa nta pantaro wampaye ngo nambare igihe basohoraga mu nzu hari umukire ufite amazu ukodesha ntayo wacumbikiyemo ngo uri kuyinyurira ni Yesu ndi kwivugira rero nibikubabara uzajya upfuka amatwi nzamuvuga n'ejo bundi yarihi Yesu mbese ubundi uko bwije nuko bukeye Yesu agenda nkorera agashya hari umubyeyi Apostle Mignone sibyo Apostle Mignone aherutse kunge na madamu wanjye ngaturiyira itike y'indege ngo tujye muri honeymoon Imana irabizi ko mu myaka 12 tumaze dukoze ubukwe tutigeze dukora honeymoon muzajyamo se reka nese nyivunjamo kurihira bya kintu cyanangaje Imana yaramukoresheje Imana yabizi ko n'abantu bakeneye honeymoon cyane ni honeymoon niko bayivuga ni honeymoon urumva rero Imana irareba bisaga mu byishimo yaduhaye honeymoon ntayirimo niyo navuga ati shaka hoteli uriya mubyeyi uriya mushumba ushaka muri East Africa n'itike y'indege mugende mu mareyo iminsi 5 murya munywa mitanekereza piscine kuko ibintu by'amazi ntabyo nzi buranda bitinya byadanje niyo nagiwa bakubwiriza babagiye bari mbese ubwo nicara hagati
kandi ndi mu bwato buri bikoreye abakuganiza ukabaza ati si nk'ubu nguye amati twagukura meze bari abakomando bo mu mazi ariko amazi ni amazi pisine iyo sabe turi gukorana ikiganiro cyangwa cita turi ku mazi bana kuri pisine burya mbanyareba ariko uzana hataba akajorite amazi nta kajorite tukurangiza ucaho cyangwa ukaroko k'ibintu ni bibiri nta bya kajorite urumva naramwe tugende urebe pisine urebe ahantu hari hoteli mujye muri honeymoon noneho hari mu itangira ry'amashuri cyagembwe kiba ari icyambere bana batsinze bakeneye kujya kwiga ibikoresho ibintu byose biba bihenze bijyanye n'ishuri rero hano nimucya abaturage bakajya baza ati pastor twadufashije k'abana bacu babuze ukuntu bajya ku ishuri birandya birambabaza rero wumva kuntu nzafata iyo miliyoni n'ibihumbi 500 ngo ngiye gutembera ngitike n'indege bitambigana na madama itabinyemerera turayamwaka arayaduha ariko yaduhaye atazi ko tugiye kurira abanyeshuri yaduhaye ari ibindi azi ko tugiye gukora urumva rero namubwiye ko nge narakinga igipangu kuzi urebuka ko nta marembo yarari ubwo rero ubu rero hariho korotire iyo metere 6 mu rwego rwo kwica abazimu nanditsemo inzahuke Theogene kuri korotire kuri portail ni portail cyakindi basuni hariya twinjirira nanditsemo urumva barambwiye ngo portail igira metere 3 tumabwira ati mugire 6 dushaka kuba ibintu bya Yesu ni ugukuba rero nashyizemo za inyuguti ya za na ta za ivuga inzahuke Theogene urwego rwo kwica rero niba ari warawugera ukorantseho sufaro ahandi wagera ukorantseho ngo zeta zedi nanjye igipangu cyari kigomba kugira inyuguti zandikwaho nanditseho zate inzahuke Yesu agira neza umurero amaye ibifaranga byo kujya muri honeymoon turagenda turihira abana amashuri batarabanje batarabanje abana b'abaturanyi hariho najyanye kujya kwiga ubuganga hari n'undi uri kwiga ubunyamaga bisumba bandi mbishira n'ibirarane byo mu wa 6 ibyo bintu byadi byakoze ku mutima w'Imana kugera mu rwego umubyeyi nawe ndumva binkozeho ngenzi ko ari abana bawe nagarabanje n'abana b'abaturanyi ntazi urumva basubiza mu mashuri urumva Imana ikoresha umuntu ava muri Canada araza afata akana kanjye kashami k'amezi 9 akarihira ahita njyana ngo muri sanimura nisigaye yitwa Saniram umupapa ndanamuzi urumva anjyanayo angejejeyo ngo ubwishingizi bw'amashuri bo barambwira ngo primaire bishyura gutya we yavuga ati wi abantu bizireba bavuga wi soso gusa ngiye cyanjye ko ari ugusinya icyo bamubwira ati ariko na secondaire nawe wayimufatira ubwishingizi ukajya yashira gute wi uramusa umupapa musaza ukuze nanjye byanjye byarugusinya aba muri Canada nanjye byarugusinya ngo na university icyiciro cya mbere n'ibirabitani sinzi kubivuga icyo nzi neza nuko cyambere umva university ngakayiga Butare nanagiye kubyamura ati masters akayigira aturashoka ko yayigira muri Canada ati yes nayo ndasinya ubu bakana kanye kazajya kwiga masters muri Canada kindi niki kubera Imana ariko nanjye nanziti cy'indege ndangije ndihira abana bajya mu mashuri kana n'uyu munsi ndacyabari tumbaza aho biva Imana icinzira Imana imaye kaba umugisha w'abandi kugira ngo n'abandi mbese mbwira Pastor Theogene uwo mutima ukura he ni gute ushaka kumbwa ko umuntu agwahita ikintu iyo ngiyo wagomba kujya mwiraha wagombaga naye kujya kurya hani mu nkuko abandi bayikora sindagira mbonye uburyo bwo kujya mu ndege warangiza gutuvuje mu gufasha abana babana uretse akangakubwira umunsi Imana izaca inzira sindajya mu ndege umunsi Imana izaca inzira nkajya mu ndege numva tunabona nk'itike yo ku kirahure ndege kankundira umupiloti twagaca gogose kandi nagandika gogose nabwira abakowe nubwo batambuye ko mutima bati mwana ndabajabutse mani ariko ibyo byose narabiretse ndavuga ati reka ndebe ko mwana ya mashuri ntize hari uwayiga amina
n'ahandi rero uwo mutima uva mu kubaha Imana na byose no mu mashereka no mu mashereka ko data na mama bari bameze no bikutiro no kumenya Imana bikutiro no kutibagirwa inzira nanyuzemo z'imvune rose unge na madamu yakubagirwa ko yaguze inyama z'imifungo z'imifungo inyama zo ku mifungo zibaho iyo ukumbuye kurya inyama to ujya gogose n'izaturasura zibona babafunze gutya duke cyane ibijumba ukuntu kuri system insambaza ebana ebyiri zikaranze sambaza ebyiri kubitiramo ikimene cy'inyanya umuhumuro ukazamuka ukozaho ubugari ebana bukitaba umuhamagaro ubugari bwitaba umuhamagaro ntabwo butinda mu nzira ibintu byose rero twabizemo none ubu ngubu umuntu Imana ngo ya pastor gufata icyemezo nk'icyo ngicyo ntubitekerezo kenshi rotse mu by'ukuri ano mafaranga nyatange reka nkubwire rero ngiye kugira neza ntago mbifatira umwanya wo kubitekerezaho mbikora kuko binjemo nkabona ko babaye nkabikora kwigiye gutekereza satani aragusura kahita kwereka yuko nta mapine ufite ejo uzamenesha amavuta kahita atangira kugusura akakwereka yuko sirasi iri hafi gushira ariko nako ntagashya niyo satani yagusura kwereka ipine urize ko mbere akwereka ko inkweto zahega urumva narwo n'urwego rukomeye cyane barishimwe ejo ndi mu igaraje nagiye guteresha irangi barimo bayikuba n'umuseno bariko ubu ningira imwigaje ko bari gutera irangi ku modoka yawe ku modoka yawe cyonyine ibintu byose binyicira abazimwe bati wa muzimu we urapfuye nagiye Faisal kwivuza ejo bundi nabwo ndavuga ati ubwo ngiye kwivuza ariko n'abademoni barazeze urwayikize urana igihe bushize nakoraga gisida hari igufwa rimwe ryatanye ariko mu maguru ntibamenya ko yagize gute yangiritse n'ubushize waje hano n'umuntu twakoye ikiganiro nabwo ntambari abantu benshi bajya bakunda kumbona ndimo kubwiriza cumbagira bakajya ngo nizira style zo kubwirizamo kuri ariko iyo maze umwanya ndi ku kagendero ndi kubwiriza nakomezaga kuribwa none bakambwira ngo ni muri cheville ngo ningabanye ibiro ngo azagiro hafatane hari hatambutse igihe cy'umwaka wose hari umuganga wamamagara ambwira tuwaje tukareba kibazo uko kimeze tugezeyo dusanga amano yarangiritse yavuye mu mwanya wayo buryo ngo nukumbaga bakasubiza mu mwanya wayo bagafungamo n'utwuma ubu mubana seka gute nimo ndavuga gutye ko ndimo ndashiriramo nese ibyo bintu ni byacyo gikoraga accident umwaka urashize ubu ufite rendez-vous yo kubagwa ryari kuwa mbere ejo bundi kuwa mbere uyu munsi turi kuwa gatatu nene ikibazo so kubagwa rero uretse se nkubwire arambwiye uzi kujya kwa muganga wigenze bakatwakwereka amafoto warashize bakwereka manari hari ikirenge kiri haravuze ati karabaye busibingewe ati ni wewe ariya na scanner none wakwereka mbere ya Faisal rero ese numva ndahamutse umuvuduko nawe ati rero ntago ikibazo ari uburibwe aribwo natekereje cyane neno abarambwenga igisima bazashyiro kizamara y'ibyumweru 6 mita nkurura ifoto y'abantu babi wanje mu rugo maze ko umuntu w'umugabo kuryama ibyo byumweru bingahe 6 amezi 2 nibakora n'icyo gisima imbago batayiri wanje urayizi imibare itizamo ibihekane uburibwe yitukira nugera mu rugo ucumbagira ukabwira atebana bagiye kumbaga ati vie tuzabaho guteze nuko basobanura uruziga bahita binanura tumutanzania urera abana bangateho mu nzu turimo 22 kandi umuryango wanjye tugizwe n'abantu 6 gusa bana banje bane na madamu nanjye turi 6 ko fata 22 ukuremo 6 umva abantu barara mu nzu wanjye kandi ubwo abandi bari ku ishuri muri vacances none hari animukiye banagiye kubona umuturage araje ngo paste ngo ibiryo musigaza mwagiye mu biduha tukabihinguru naho nibazi twe n'isani turayunyuguza abatantine boza amasani turayikomba ku buryo
ntibibagora twe ntabwo nibemerutse kwaza abasuranyi nawe ariko buriya akafuka k'ibiro 10 ka kawunga mukarya kangahe ngo uvaviye warayi rero buri muntu ayirahira mu byo yumva ashaka tumvaviye warayi twebwe agafuka k'umuce ka kawunga dusonga kabiri agasigara ikiro viye babi gahibaze ubwo rwango 25 bayisonga kane none mbwira uyu munsi birumvikana ko ugiye kujya kwivuza bakubwira uramutse kwivuza kumbaga baramutse batakubaza haranabyembye baramutse batakubaza ngo byagenda bite hazamo kanseri no twumva amagufwa yatangiye kumungwa ntabwo byo guteye ubwoba nyine urahunga simumva ko umuvuduko nawe uzamukase ariko wibuke yakurinze kavuga ati tuno biracyaha uzaba ugiye kwivuza urwo rubyaro abo bantu bose navuga urera ahubwo duhindura ikiganiro munareke kubitekereza wayatubwiraho gatoya ntawamenya rero ntabwo bizi sikaneri rero yirasikana igufwa ikazi kari kwereka kandi wambaye imyenda ntabwo biri wakogo kuramo amasogisi rero barasikana bakakwereka amagufwa rero sikaneri ikwereka ikirenge kirwaye ikahita ikwereka n'ikizimuko cyakabaye kimeze rero uzi kubona amano yawe yibereye hano ikirenge kiri hano rero muganga akakubwira ati biriya by'umukari ubona igufwa rimeze gutya ngo ni udusokoro ngo buriya ngo ryaravungaguritse ninjye wavungaguritse n'undi muntu ari kuvuga baganga ntamuhwe abakwereka muri mashine ati ubungubu hano ryaravunga narakakubwira ngo nidusanga utu tugufwa twarashizeho twatuno umuntu ayicenya ngo tuzabaga hano ni ngo kabagari ukajya umutega ngo tuzabaga hano ngo dutireho akagufwa tugende tugashyire hariya ku mutima ariko se igisebe cyahariya rero ni cyaga umukandara n'imfunga ariko birababaje fagitire bahita bayikora bakakwereka nta mikino rero kwa muganga ubyishyurira aho ngaho utabikoze ni kanseri we wirwana ahubwo ukisabira randevu ya bugufi yabibonye gute dogiteri uwo mudogiteri yabibonye gute kugira ngo babone ko urwaye kubonye mu biganiro bisanzwe akomeza kubona ubu video bwanjye ncumbagira barampamagara ngo ngende bandebera ari ndukorerayo muri service ngo niba ari ya customer care yego niko narabimenye siko bavuga customer care siko bavuga customer care bana baguhamagara ngo uribuke keje ufite randevu Faisal barakwibutsa nagari kandi ku Karongo mugenda mwikira Faisal barakwibutsa nubwo ari ukwivuza ariko abakire bwivuza sandara zanjye zagogose nzajya kuzibwira kuri bivuriza uzi ko umuntu aguhamagara akakwibutsa ngo uzi keje ufite randevu yego rero nagezeyo ubundi ujya kuri sante ntubuze reka mvuge hahandi ujyayo utazi umuganga uri bukuvure ariko ugerayo na dogiteri uri bukuvure umuzi ni Albert ninde ribagize na dogiteri wanjye reka ejo nzaba narifashe mufite dogiteri uri kungura iki ubu ndavuga ngo dogiteri wanjye ngo ujye kwa dogiteri kanaka agenda nyine dogiteri wanjye arandebera anyandikira icyuma banyuzamo bamaze kunyuzamo bana amagufwa ko ameza aranyereka ati nta wundi muti nuko ko bagavuga ati ndabyakira wabigira ute nta kundi ya mikakaro n'izamvune pasiteri nkubwire ngo turahari imana irahari yakurinze muri cyagihe nejo irakurinda ni kwa mbere ufite operation kuwa mbere urabizi ko babyita operation bazambaga bamaze kubyanzura mfite na transferi ni amafoto muri scanner nyine yari yayantumye kugira ngo abashe kumenya ibyo za operation azakora anyereka n'utwuma bazafungamo mu mano kugira ngo agume mu mwanya wayo gisima nzakimarana ibyumweru 6 bagikureho ndwara icyo gisebe numva nicaye mu rugo gusiguru none ngo nzagenda kuwa mbere nzi ko nzagenda bahita bahabaga ngo nawe n'ukwinjira ibitaro ngo ngafata igitanda bakambaga kuwa kabiri kiradi ngo bakantera ikinyamwana sorry se barabaga
yabikubwira se ubu ninjye ko kazabaga nakakubwira nene ikintu cyanteye ubwoba iyo urebye ikintu cyanjye ndubona ahantu cyagiye kivunguka nyine ukabibona nyine ukabibona hose hasa umutuku kari uburwayi ariko Imana cyarabyimbye danje inkweto sinafunga amarase ariko ikintu kiza muri ibyo byose nuko babibonye hakiri kare birashoboka ko ejo mu minsi yashize iyo uriya muganga atakubona uba uvuga usabire n'umugisha ukuntu umuntu aguhamagara ngo ngwino nkuvure ni ikintu gikomeye cyane iyo mvune yawe idakira hagenda muri customer care nawe aramfasha nyine sinarinze aho nari guca ndagenda bahita bamfasha ibipapuro nyine ho ntago nta bintu byo kwivuna n'abantu bivuriza babona nta stress ntago n'urwaye bose mbona barwara baseka batinya gusiga ari amaboro ahantu bivuza Faisal ndabasuhuje bari kwa muganga hanyuma bakavuga ati nubwo wasize cyangwa witihanze ariko nawe urarwaye ibari dange mbanza bazanambaga ndi guseka nk'abandi bakire bose birababaza ariko biteye ubwoba nagaye biteye ubwoba ariko cyambere hari amafaranga urumva yo kwivuza byo reka tubigarukire Imana irabizi uko yaguhaye inzu oya ntabwoba mfite uko yaguhaye inzu n'ibindi ntabwoba mfite muri kano kanya reka giye nka Gerard sibyo nka Gerard yewe muri kano kanya tuvuge ndi ku muntu uri kutwumva muri kano kanya mu kiganiro inkuru yanjye uko dusanzwe tubikora by'umweko mu kureba abantu bacu Theogene ni umuntu wacu dusanzwe tuganira muri kino kiganiro ni umuntu ufasha n'abandi by'umweko ibaze mu rugo afite abana 20 na bangahe twese turi 22 abana bo mu muhanda yatoraguye abajyana iwe no kuvuga yatoraguye yashyize mu rugo iwe ati ko nanjye nabaye ku muhanda ndi imbobo reka nanjye fashe abandi bana babeho bumve ubuzima muri kira gihe bagiye kumukora operation ariho gute arabaho gute abitubwiye gutyo ntabwo nzi ko afite icyo kibazo jye namamaga mvuga uti Theo waje tukakora ikiganiro uko tumaze iminsi tudakora arambwira ko ufite operation ndotari kusimbira operation waje tukiganirira kibazo aranyemerera ndayimushimira ariko natwe tugira icyo dukora tugira icyo tumufasha by'umweko gato cyane kuri wowe ni kinini cyane kuri we gato cyane kuri wowe ni kinini cyane kuri kuko umwana umwe arabaho atunze muri abo ngabo bose bari mu rugo iwe uwo mutima yagize mureke tumuhesherezemo umugisha reka no kuvuga byinshi cyane yabyumvise kandi ntabwo ndi hano kugira ngo sabe nta nubwo yaje hano kugira ngo asabirize nicyo ngicyo twifuza muri kano kanya ni gihe ubi propoje kuko yambwiye ko afite operation ndo tuzaze twigane imbere kuko nene namusabye ikiganiro mbere sinzi nigize kuguhamagara uri mu muhanda niba wajyaga Kamonyi simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo watubwira nimero ya telefone yawe ni 078 54 yego 639 yego 61 yego 078 54 639 ndanayishyira kuri hasi muri commentaire ku muntu yifuza aza kuyibona ikindi nanone ebana banagusengere niyo nkunga ikomeye Mana itange gukomera nibwo bwa mbere ngiye kuryama mu bitaro biba biteye ubwuzi kuba wicaye gutya niyo ndi kugenda nzi ngo kuwa mbere nzajya mu bitaro kuwa kabiri kuwa gatatu iminsi nzamaramo sinyizi rero ni ibintu biteye ubwoba no kubyumva uretse ko nge morali Imana nishime kwa kundi twatangiye Imana yampaye amahoro aherekejwe na morali ndakome ndashinjagira nshira niko bavuga mu Kinyarwanda ndashinjagira ngira guteshira ariko na yindi ndumva Imana igomba kunyiza kugira ngo meze namamaza ubutumwa bwiza ubu no ku cyumweru nagiye kubwiriza kandi meze gutya Imana itanga abantu bihana benshi nabwirije ahantu habiri
nabwirije Kabuga njye no kubwiriza Remera y'abaforongo muri Rulindo rero nubwo nzaba ndi higisima ngendera mu mbago ninzajya mbona hongera nkabwira abantu ati Imana irakiza inyongera iminsi yo kubona namwe ni mukiza ko ejo rega bagaca urumva n'amagufwa yaratangiye kumungwa uretse ko abibonye hakiri kare bambwiye ko bazabikurikirana ejo bari kugacira naye kuzabuvuga gutese rero Imana ishimwe cyane ndashimira abaganga ba Faisal bamfashije bakabona uburwayi bakaba bagiye no kumfasha kunkora no operation ndabizi ko bizagenda neza reka dusore hangaha bizagenda neza amasengesho yo ni itegeko rwose tumusengere niyo ari umuntu tukubaka mu buryo umwe cyangwa ubundi Pastor Theogene abamo bitewe n'ubuhamya bwe bitewe n'uburyo abuvuga bitewe n'inyigisho ze mujye mumukurikira ku macana atandukanye kuri za YouTube mu minsi yashize nari nabonye yagiye kwa Pastor Antoine Rutayisire bamutumiye nabwo bwari ubuhamya bukomeye cyane bwari ubutumwa bukomeye cyane n'ahandi hose tujya tumubona ni umuntu w'ingirakamaro muri twebwe niba ari ingirakamaro muri twebwe mureke natwe tumubere uw'umumaro mu gihe adukeneye nimero yayivuze reka tumufashe mu buryo bwose bushoboka ni umuntu w'umugabo ni umuntu utunze benshi batari nawe w'umuryango we ariko akabuti ngomba kubikora muri cya gihe adahari reka tumusigarire ku rugo kandi tubikore neza nk'abavandimwe tubikore neza nk'ababyeyi muri inyuma aho ngaho muri kutureba muri kureba kino kiganiro wijijenganya akanya rero reka tumufashe twese duhagurutse gato nugatanga n'undagatanga gato biraba ikintu kinini cyane mwakoze kubana natwe naho utaha Imana ikomeze barinde mwakoze ikintu Pastor natwe turishimye murakoze ku nkuru yanjye kara kantu ndagakunda kuntu gatangira kandika ni keza cyane mbana asante sana kabisa murakoze Hello bantu banjye reka twize ko mumeze neza muri rusatandukanye abari mu Rwanda byumwe ko mbazanire iguriro ni handi dushobora kuba twagurira kuri Alibaba, Amazon, AliExpress n'ahandi hatandukanye cyane cyane kuri bya bikoresho nk'amatelefone, amamashine, imyenda yo kwambara, inkweto n'ibindi ukeka ko wagurira hanze y'u Rwanda nko muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bushinwa muri Dubai n'ahandi hatandukanye ari ukuntu kera n'uyu munsi harimo abantu bakibikoresha ugasanga ugiye gutega umuntu uzava muri leta zunze ubumwe za Amerika ntuzi ngo azaza ryari azajya mu Rwanda ryari uyu munsi rero biroroshye ushaka kujya kuri iguriro mu minsi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho ni kuri 0781 81 61 80 ubundi icyo wifuza cyose ako kanya kiba kikugezeho.